Ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mwakoze subscribe hano kuri Real Vibe nk'ibisanzwe nge nitwa Eric Wacu. This is Real Vibe nge nitwa Eric Wacu. Abantu benshi bakomeje kutubaza ibijyanye n'impanuka ikomeye cyane, impanuka yabaye mu ijoro ryakeye, impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa Howo nkuko mubibona hano ku mashusho. Imodoka yo mu bwoko bwa Howo yaguye ku ivatiri. Ese ibijyanye n'impanuka bimeze bite? Ni hano kuri Real Vibe, nta handi ugiye kwisobanukirwa, ugiye kumenya ibijyanye n'impanuka n'icyaba cyahiteye. Mbese abantu bakomeje kwibaza ese impanuka yahitanye bangaye, ko bigaragara mu mashusho ko yaguye ku ivatiri yari iparitse ahantu, ndetse bikagaragara ko hari urugo yaguyemo. Ese nta bantu yaba yahitanye? Se nta bana yaguyeho, cyangwa se abari bari muri iyo vatiri, cyangwa se umushoferi wari utwaye iyo modoka yo mu bwoko bwa Howo we yabaye iki? Nibyo tugiye kugarukaho hano kuri Real Vibe nk'ibisanzwe. Iyo ukoze subscribe cyangwa se ugakanda kuri ako kabuto kanditseho subscribe, ibiganiro byacu byose bikugereraho ku gihe. Ntabwo bisaba ko ujya muri search ngo searchinge, cyangwa se ngo ujye gushakisha amakuru agezweho, kubera ko hano ni update kabisa. Inkuru za hano zihita zikugereraho ku gihe. Nk'uko mubibona rero kuri iyi shusho, murabona ko imodoka yo mu bwoko bwa, cyangwa se fuso yo mu bwoko bwa Howo yakoze impanuka, igwira ivatiri yari iparitse ahantu. Ibi byabereye mu mujyi wa Kigali rero, mu muhanda wa Sonatube werekeza i Remera. Byabaye ku mugoroba, cyangwa se byabaye mu ijoro ryakeye, ubwo iyi modoka rero yarengaga umuhanda ikaza ikagwa ku ivatiri yari iparitse mu rugo rw'ahantu, cyangwa se munsi y'umuhanda. Iyi modoka rero bivugwa ko yaguye kuri iyi vatiri, iyigwaho mu hagana mu masaa 7:50 zishyira saa 8 z'igicuku, cyangwa se z'iri joro ryakeye. Bikavugwa ko iyi modoka yayiguye igatsikamira ku kavatiri, ariko abatabazi cyangwa se inzego z'umutekano zikaza kuhagera, zikaza kuza gufasha kwegura ndetse no kuvana iyi kamyo iremereye yo mu bwoko buremereye cyane, mu imwe mu kamyo zikunze guteza ibibazo cyane hano mu gihugu. Bikaza kurangira iyi kamyo bayivanye kuri iyi vatiri. Rero abantu benshi bari bafite ubwoba bwinshi cyane, bibaza bati se byaba byagendekeye bite abantu bari barimo? Nawe ufite amatsiko yo gushaka kumenya uko byagendekeye abantu bari bari muri ako kavatiri kari gaparitse munsi y'umuhanda. Tubibutsa neza ko iyi modoka yari iparitse itari kugenda, bityo iyi modoka yo mu bwoko bwa Howo ikaza kurenga umuhanda, ikaza kwitura hejuru y'iyi vatiri mu muhanda wa Sonatube ugana i Remera. Uko byaje kugenda rero, inzego zaje gukorana, inzego z'ubutabazi zirahagera, ziza kwegura iyi modoka, cyangwa se iyi kamyo, zirayegura ziyikuraho. Bityo mu kureba, cyangwa se abantu benshi bari bafite ubwoba bwinshi cyane, bavuga bati ese hari umuntu warokoka iyi mpanuka? Ese umuntu wari wicaye muri iyi vatire byaba byagenze bite, cyangwa se ubu aracyahumeka? Kuko ku mashusho bigaragara ko iyi kamyo yagiye ikiyorosa akavatire kose kakarangiza. Uko ureba neza ku mashusho, biragaragara ko ikamyo yagiye hejuru y'ivatiri. Rero ikamyo yaje ikuweho, urabibona neza ko ari igice cy'inyuma kitanicarwamo, aricyo cyaje gusigara kitari hejuru y'iyi kamyo. Rero iyi kamyo mubona aha ngaha yaje gukurwaho, iyi vatiri yaje gukurwaho iki gikamyo, ariko ku bw'amahirwe nta muntu wari wicaye muri iyi vatiri, cyangwa se nta muntu waje gukomerekera, cyangwa se ngo aburire ubuzima muri iyi vatiri yari iparitse ku ruhande. Wakongera ukibaza se ku bw'amahirwe ko nta muntu wari uri muri iyi vatiri, ese shoferi we wari utwaye ikamyo we byagenze bite? Nibyo tugiye gusobanura hano rero. Mu kugwa kw'iyi kamyo rero,
ku bw'amahire rero Imana yaje gukinga akaboko, bivugwa ko imodoka cyangwa se iyi fuso yitu hejuru y'aka kavatire irakegamira cyangwa se ikaryama hejuru, ariko shoferi wari utwaye iyi fuso cyangwa se iyi kamyo mu bwoko bwa howo nawe nta kibazo yaje kugira, kuko yaje kuvanwa muri iyo modoka nta kibazo afite, aratabarwa nta gikomere cyangwa se ngo akomereke nyine byo ku rwego rukabije cyane, kuko inzego z'umutekano zaje kuhagerera ku gihe zimuvanamo nta kibazo cyangwa se ameze neza. Ni ukuvuga ngo rero mu magambo make, nubwo iyi mpanuka yabaye nta muntu wigeze akomerekeramo cyangwa se ngo ahaburire ubuzima, yaba shoferi wa fuso cyangwa se nyiri vatiri. Rero Imana ishimwe cyane, cyangwa se Imana yakinze ukuboko kuba nta muntu wari uri muri iriya vatiri, kubera ko amahirwe menshi shoferi wa fuso yari kubaho, ariko byari kuba bigoranye kumva ko ifuso yaryamye hejuru y'ivatiri bityo hakagira umuntu urokoka. Imana yakinze akaboko, ivana cyangwa se ihungisha mu ibanga ryayo uwari utwaye iyi vatiri cyangwa se nyiri vatiri. Hano ni kuri Real Vibe nk'ibisanzwe. Rero iyo ukoze subscribe ibiganiro byacu byose bikugereraho ku gihe. Abantu n'ubu ntabwo bari bamenya ibyiza byo gukora subscribe, ariko iyo ukoze subscribe inkuru ikugereraho ku gihe. Icya kabiri ni uko uba unshyigikiye ngewe, uba ufashe uyu mwanya nkugezaho amakuru, kubera ko ikintu cya mbere burya mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda ni amakuru. Nge nitwa Eric Wacu, mbifurije amahoro aturuka ku Mana, mwebwe n'imiryango yanyu mwese. Imana ibarinde muri uyu mwaka mushya wa 2025. Ciao ciao, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.